Myidagaduro n'ubundi mu Rwanda turitegura kwizihiza umunsi wo kwibohora wa tariki ya 4 Nyakanga buri mwaka. Mu myidagaduro naho baba bateguye ibitaramo bigiye bitandukanye. Namaze kubona igitaramo cyateguwe cyiswe kwibohora Culture Night kizaba ku munsi w'ejo tariki ya 3, kizaba kirimo abahanga mu buhanzi, harimo umunyabigwi Maria Yohana n'umwe mu bahanzi u Rwanda rufite beza, harimo kandi Nyiranyamibwa Suzana, hakabamo Ruti Joel, ndetse hakaba harimo n'ibihame by'Imana. Ni itorero n'ubundi rikunda kuba riri kumwe na Ruti Joel. Bazasusurutsa rero n'ubundi abantu babinjiza mu munsi mwiza wo kwibohora nk'abanyarwanda. Hanyuma kandi andi makuru yiriwe ku mihanda ni ku mbuga nkoranyambaga. Umuhanzi witwa Yago atarazwi cyane kuko bivanga n'itangazamakuru ryo kuri YouTube. Amakuru yagiye hanze ku gicamunsi rero avuga ko uyu muhanzi witwa Yago yibwe umuyoboro asanzwe anyuzaho imiziki ye ndetse n'ibiganiro bya YouTube byiganjemo iby'imyidagaduro. Avuga ko rwose yamaze no kugeza ikirego kuri RIB. Ubu ngubu iperereza ryatangiye kugira ngo harebwe uhishe nyuma yo kwiba uyu muyoboro wanyujijweho imiziki abantu benshi bakunze, harimo nk'indirimbo yamugize ikimenya bose, akaba rero yatangiraho umuziki witwa Suwejo n'izindi nyinshi zagiye zikurikira cyane ko afite na album. Hanyuma kandi twigira hanze y'u Rwanda witwa Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi kunzwe mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ndetse no muri Afrika nzima, yataramiye muri Dubai, ariko bavuze bati ugomba kugaruka. Yamaze gutangaza ko kuwa 6 tariki ya 6 azasubira gutaramira muri Dubai, cyane ko mu minsi yashize hataramiye abantu bakamukunda cyane, yewe yarahataramiye araniyongeza ku bw'ubusabe bw'abafana bahatuye. Ubu rero yatangaje ko agiye kongera kuhataramira ku munsi wa 6, ariko kandi ubwo n'umu DJ witwa RG the DJ nawe niho agiye gutaramira. We agomba no gutarama ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6, ni ku munsi w'ejo. Xavera azahataramira nawe, n'umwe mu ba DJs bakunzwe cyane ndetse banaje hano iwacu mu Rwanda mu bihe bya bal. Hanyuma mpite nkomereza kwa David, n'umwe mu bahanzi nawe bakunzwe kandi banagezweho cyane. Kuri ubu ngubu yaciye agahigo ko kuba album ye yitwa Timeless iriho indirimbo zigera kuri 17. Ya album rero yakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyane kuko yanatumye witwa Davido. Aka kanya ya album ye imaze gukurikirwa na miliyoni 450 ku rubuga rwa Spotify. Bibara agaciro gakomeye cyane ku muhanzi nk'uyu nguyu. Ni album yagiye hanze ku itariki 31 Werurwe muri 2023. Iriho indirimbo zakunzwe nk'iyitwa Unavailable, yanahatanye mu bihembo bya Grammy Awards byatanzwe mu kwezi kwa 2 k'uyu mwaka turimo. Ariko kandi abakunzi ba rap aya makuru barayishimira. Uwitwa Eminem agiye gushyira hanze album, yamaze gutangaza itariki zagira hanze tariki 12 z'ukwezi kwa 7. Byari byabanje gutangazwa n'umu producer w'igihe kirekire witwa Dr Dre, avuga ko mu mpeshyi y'umwaka hagomba gusohoka album. Iyo album rero izajya hanze, hamaze kujya hanze indirimbo zigera kuri 2 gusa, izindi turazitegereje tariki ya 12 z'ukwezi kwa 7. Izagiye hanze ikunzwe cyane n'iyitwa Hoodney, abantu benshi no kuyikunda cyane. Ubwo ibindi byo kuri album bazabimenya yagiye hanze. Usibye iyo yitwa Hoodney, hariho n'iyitwa To Be yakoranye n'iyitwa Big Sean ndetse n'iyitwa Baby Tron. Iyo n'izindi ndirimbo ziri hanze abantu bakwishimira. Ariko kandi witwa Jamie Foxx asanzwe akina filme, yasobanuye ko ubwo bamuburaga muri 2023 mu kwezi kwa 4 ngo yari arwaye umutwe ukomeye cyane kuko yamaze iminsi 20 mu bitaro. Xavera, urakoze cyane Karemera.